Ese wari uzi ko guteraho nabi hano ku makona bishobora kukubuza amahirwe yo gutsinda ikizami? Amahirwe ya mbere bishobora kukubuza ni ukuba irera kona rya mbere dusaba kuringaniza urutugu, wowe wahagara waringanijeho televiseri cyangwa utarahagera, ariko se yose tugomba ikona ribanza. Amahirwe ya kabiri ni ugukata yose ntugeze urutugu mo hagati. Amahirwe ya gatatu ni ugusubira inyuma utagoroye kandi warangije kubona amakona yawe neza. Uyu munsi tugarutse tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gukora ikona na T-cross ku modoka ya automatique. Twihuse cyane tugiye kubereka uburyo ushobora kunyuza imodoka ya automatique mu ikona. Ubu ni bwo buryo ushobora gukoresha unyura mu ikona ku modoka ya automatique. Imodoka ya automatique ni nk'ibisanzwe mu kunyura mu ikona. Turebere hamwe uburyo ushobora kunyura mu ikona T-cross ukoresha imodoka ya automatique. Ni ibintu abantu batari basanzwe bamenyereye cyane ko imodoka automatique ikora ikizami. Uyu munsi tugiye kubereka ko ikizami cya automatique ari nk'ibisanzwe, atari yo kugendamo gusa, ushobora no kuyikorera ikizami ugatunga kategori yayo B auto. Iyo uri kunyura mu ikona uraza nk'ibisanzwe ukaringaniza urutugu n'ikona ribanza, ugahagarara ugakata imodoka yose ukagenda gake gake ukaringaniza urutugu, no hagati muri kimwe cya kabiri hagati y'umurongo w'iburyo n'ibumoso mo hagati no hagati ukaringanizamo urutugu rwawe, ugahagarara wabona urimo neza ugahindura amapine ugakata yose ibumoso, ukata yose iburyo, ukigira imbere gake gake ureba muri televiseri y'ibumoso, wabonamo umurongo umwe, wareba n'iburyo ukabonamo umurongo umwe, ukagorora ubwo uri hagati y'amakona yombi, ubundi ukagorora amapine, uhita ugaruka inyuma rivanse, ugenda ureba ku ruhande rwawe uhunga unegera ngo utagonga. Igihe umuntu ashobora kugonga amakona ni igihe ateraho urutugu, yakata imodoka urutugu rutaragera ku ikona uhita ugonga ikona ribanza, cyangwa urutugu rwarengaho iyo ugiye imbere ugiye gushaka ya makona ntabwo umurongo uwubona neza. Ubwo bivuze ngo kugira ngo uhabone neza nuko ikona rya mbere ribanza uringaniza naryo urutugu, wakata yose ukaringaniza urutugu muri kimwe cya kabiri cy'amakona, wajya imbere ukagorora uko wabonye umurongo umwe w'amakona ku buryo iburyo n'ibumoso hose ubona nta kibazo, unyura muri vanse nta makona wegereye cyangwa ugonze. Guhunga no kwegera uri kunyura mu makona ni ibisanzwe, ni ukugenda wirinda ko iwawe hazamo umwanya munini. Iyo hajemo munini ugonga hepfo, iyo hajemo muto cyane ugonga aho ubona. Dore ibintu ugomba kwirinda mu gihe wateye ku ikona ubona wateyeho neza. Kwirinda guhagarara wageze ku ikona rya mbere watangiye kwinjiramo. Iyo uhagaze uba uhagaze hagati mu makona uba watsinzwe. Kwirinda gukata imodoka yose mu gihe uri guhunga no kwegera. Iyo ukase yose kubera ko hagati mu makona bari hatoya uhita ugonga ku ruhande rw'epfo cyangwa urwo wegereye. Guhunga no kwegera ni ugutwara gato ukanakagarura kugira ngo imodoka ibashe kunyuramo neza. Bivuze ngo ibintu wirinda warangije kwinjira mu makona ni uguhagarara no guhunga ibintu utabona. Iyo ubona umwanya ari munini urawugabanya, wabona ari mutoya ukawongera. Ni ukuvuga ngo uwujyana vora bitewe n'ibyo ubona. Iyo ukase imodoka yose iri mu makona ntibibaho, uba watsinzwe. Tugonga ku rundi ruhande urwo arirwo rwose, nta muntu ukata imodoka yose mu makona hagati yarangije kwinjira. Irinde ko mu gihe utarasohoka neza ushobora guhagarara utarabona amakona imbere yawe yose uko wari uri kuyanyuramo. Hari ukuntu umuntu aba ari gusohoka mu makona ari kugenda rivanse, yabona muri televiseri nta kona ririmo agahita ahagarara, ikona rya nyuma baringaniye naryo kuko akinguye urugi yagusha ikona rya nyuma bateganye naryo. Bivuze kugira ngo umenye ko ushobora ko wanyuze mu makona neza utayahagazemo, nuko ukomeza ugatera rivanse mpaka ya makona yose uyabonye imbere yawe nta kona rigisigaye muri televiseri no mu mbavu ku ruhande rwawe nta ririmo, ku buryo ureba n'imbere ukabona nta kona uri kubona. Niba wakunze iyi video ntiwibagirwe gusiga like cyangwa se kuyisangiza undi muntu yagirira akamaro cyangwa inshuti yawe. Ese waba uzi impamvu T-cross busigaye yoroshye kurusha iyabanjeho mbere? Impamvu ya mbere yoroshye, mbere twasohokeraga muri T-cross ifite amakona yo gusohokeraho, ubu ngubu winjiramo wasohoka ugasohokera ahari imirongo twakoze nko mu muhanda uwucagaguye n'uwurombereje usoza umuhanda. Ubu ngubu gusohoka nibwo byoroshye par rapport na mbere kuri T-cross yahozeho. Uburyo dukoramo T-cross, imodoka ibiteye hano bisanzwe biri inyuma y'amakona. Polisi nabo bashaka kuvamo bagusize, wowe ugakomeza ugatambika ukigira imbere ukarenga ari amakona yose. Iyo urebera muri televiseri yo hepfo iburyo ubona amakona ane, hari abiri aba ari kure n'abiri aba ari hafi. Urebera ku ikona ribanza imbere yawe riri hafi yawe muri televiseri, ukaza urisanga ugasigaramo kagatuku n'akeru ko ku ikona ryo hejuru.
ugahagarara ugakata yose iburyo. Iyo umaze gukata yose iburyo uba uzengurutseho amakona abiri abanza, ugahita ureba muri retroviseur y'ibumoso nta kona na rimwe riba ririmo, ugenda ubara amakona, irya mbere, irya kabiri, irya gatatu. Iyo ubonye irya kane ukabona imodoka iritambukaho, uhita ugorora amapine ukigira inyuma gakeya ukavuza ihoni, imodoka iba yagezemo. Iyo bakwemereye gusohoka ntabwo usubira muri wa mukono waturutsemo, uhita urengaho gato ugakandagira kuri wa murongo ucagaguye, ugahita ukata yose utagonza wundi w'imbere usoza umuhanda. T-Cross iba irangiye. T-Cross ku modoka automatique, imodoka itari bwakoze imane, nta potence bibi bwasabwe gushyiramo, ndetse ibinyoteri n'ibimenyetso nta kindi no kubikora utagonze. Hari abantu bajya bavuga ngo automatique si ubwo umuntu yatsinda. Ntabwo ikizamara kutazimya imodoka cyangwa kwangaja, kuko kuri automatique ikintu cyagutsinda no kudakora ibisabwa no kwica formule y'ikintu bakoresheje. Ugonze T-Cross ntabwo bavuga ngo T-Cross yagonzwe na automatique cyangwa manuel, uba wagonze muri rusange. Dore amakosa ushobora gukora akakura mu kizami cya T-Cross ubu ngubu. Ikosa rya mbere ni ugusigamo umwanya munini hagati y'ikona uri bwakatireho. Ibipimo bibura kare wakata, ugakata warenze cyangwa se ugakata hakiri kare ugahita ukonga ikona ribanza. Irya kabiri ariryo ry'ingenzi ni ukwibuka gukoresha indangacyerekezo waba winjira cyangwa usohoka. Hagomba kuba harimo ibinyoteri, cyane ko T-Cross ifatwa nka circulation yo mu muhanda, kuko kugira ngo usoze circulation no kuba wasoza T-Cross nibwo bakwemerera ko usoje circulation. Niyo mpamvu muri T-Cross tugomba gukoresha ibinyoteri. Iyo ujya imbere cyangwa inyoteri cyaho ugiye, iyo ugaruka inyuma ushyiramo double kinyoteri nk'umuntu uri muri circulation. T-Cross itandukanye na parking cyangwa ikona, ugomba gushyiramo ibinyoteri ndangacyerekezo yerekana aho ugiye, kandi nayo mpamvu kuri T-Cross twashyizeho imirongo nk'iyo mu muhanda. Imbere ya T-Cross hariho umurongo ucagaguye, akabona urombereje usoza umuhanda w'inkombe z'umuhanda utagomba kugonga. Urumva T-Cross igomba gukoreshamo indangacyerekezo uburyo bwose, aho ari hose icyo waba ukoze cyose kuri T-Cross igomba kuba harimo indangacyerekezo. Ibyo tuzabera hamwe parking, T-Cross, demarrage na circulation n'ibindi byose utari usobanukiwe kuri automatique, ushobora no kwandika muri comment ukadusobanuza ibyo utumva tukabasha kugusobanurira kuri Teacher Musoni Rwanda muri Isanga. Twagiye action. Action. Film. Noneho wamera nk'usoba akongera afunga. Biri gusa fresh.
hano hano. Ahangaha ni kuri demarage. Izi ni imodoka ziparitse zitarajyamo abanyeshuri. Hariya ni itente y'abarimu, ni naho kuri tuwarete. Ahangaha iki naho batereka ku mashini ya F. Uyu ni umurongo wo kuri T-Cross. Hariya hirya mubona kure cyane niho kona na parikingi biteye. Uyu ni umurongo wa T-Cross. Umuntu winjiye muri T-Cross aho ngaho ubwo abayagezemo ni kuri abayagezemo akagura amapine akigira inyuma. Iki kibuga cyacu ni gutya giteye. Aha ngaha ni kuri Bugesera site, aho ikizamini gikorerwa i Bugesera. Urabona ko ari ahantu hagari cyane. N'akari kure makeya mu miturire kuko nguko buriya amaducuru nuko n'ubundi ijisho riba rireba bisanzwe. Kuvanga aho wabona muri eshatu n'igice, ni ahantu nyine waba utega nka moto ikagera nka 700. Niho wakibona muri eshatu n'igice. Amashuri hano haba amashuri menshi. Perefera ukareba amashuri, haba amashuri gusa amashuri ariko nta bidanje, ayabahenze ariko nta bidanje bayagora. Nayo twe twabonye kwiga ariko itari yahenda cyane, aho turi ishyura 70 ku gihembwe, ariko ikintu cyari kigoye ni ukuyinjiramo kugira ngo niho basabye akayabo, ariko mu gihembwe baca 70 kandi barigisha. Naryo hari bazazamura n'iryo shuri nabonye ridahenda inyamata, naryo bazazamura. Naho hari igihe haraho nanjye nashyize uzisireba uje nk'uko hano hafunguye, sibyo? Ukamera nk'usobanura, noneho ukaza ukicara hano ukamera nk'umuntu uri gusobanura bisanzwe. Hano haragaragara biraba bimeze nk'aho ari intro, twe twazabikora muri tubisobanura bisanzwe. Kuko ngaho ntabwo ndi guhita nkubona. Uretse ongera umera noneho fungaho.